gukururukagaho ugiye kugikunkumurira mu muriro. Mbazaniye ijambo rivuga ngo incira iruma Pawulo ukuboko. Ayiwe ngo bene gihugu bategereza ko ari bupfe akindutse, ariko ngo bagumye gutegereza babibuze, ngo barahindura baravuga ngo ni Imana. Je kugutangariza nk'abari bakuzi kugiye gupfa, abari bakuzi mu bibazo, ayiwe abakuzi mu bugumba, icyo ni igikururuka. Ayi abakuzi nzari kurya ari kusenga, icyo ni igikururuka. Abakuzi mu bigeragezo bitandukanye, icyo ni igikururuka. Yo ayiwe Penina yagukinye ku mubyimba, Hana we icyo ni igikururuka. Uri mu bibazo yakubonerana akavuga ati umva, reka nguhe bibiri ujye kureba ukuntu wigenza, wenda niba urira ijoro urye, ariko ntabwo ubuzi ko ejo uzarya. Kubera iki? Akuzi ko uri umushomeri, akuzi ko ufite igikururuka. Akavuga ati ariko nubwo kari burya iri joro, ejo ho umva nishaka izamukindure. Tupaya sikamando Jesi nini waya sikamora ya shayini mora. Umva hari ukuntu bakuzi ngo bategereza kari bupfe, hari abategereje kugomba gupfa, ariko reka nkubwire ngo nta rupfu ruhari. Hari abategereje kutazabyara, nibyo barakuzinze, ariko Uwiteka ajya azingura abantu. Reka nkubwire, wumva amajwi akongora akubwira ati ubuzima ubayemo ntabwo ugomba kugumya kubabara, genda wimanike. Oya, hari ubwoba bukwa. Ayiwe ndimo mishirirwa umuntu ujya wumva ijwi iyo uri kugenda mu muhanda rikubwira ngo jya mu muhanda mo hagati imodoka ikugonge n'ubundi ntacyo umaze. Reka ngutangarize ngo ayo majwi y'abadayimoni kuva uyu munsi agiye guceceka. Tera intambwe uhura n'umuhanuzi, hura n'umukozi w'Imana wasizwe, Dr. Poso Nkunda wose happy, agukoreho, agukozeho ikiganza cy'Uwiteka gusengere. Imbaraga zitwika abo badayimoni, amavuta akora ibitangaza ku buzima bwawe, hanyuma wakira ubutsinzi, ntuzongera kuryumva habe na gato. Ntabwo bikubayeho rimwe, ni inshuro nyinshi. Oya, iyo uryamye nijoro urota ibikuniga. Ayiwe urota uri guhinga, wasubiye mu cyaro uri guhinga, ufite isuka uri guhinga ibijumba, uri kugira gute, uri gutabira. Urota ibigutema, urota ibikwirukansa, za karande zikumereye nabi zo mu miryango y'iwanyu. Tera intambwe ngusengera iyo myuka ikurekure katika kwa jina la Yesu. Mbanje kwasuza abakunzi ba Dr. Poso Nkunda wose happy, aho muherereye hose n'iby'agaciro kuba mugumye kubana natwe. Uyu munsi tubazaniye ijambo rikomeye rivuga ngo ibyagukururukagaho byose bigomba kuvaho. Mu yandi magambo, uko abantu babibonaga bigukururukaho, biteguye ko ugomba gupfa, bategereje gutangaza itangazo rivuga ngo runaka arapfuye bitewe n'ibibazo arimo. Je kuvuga ngo ntugipfuye, ahubwo akira ubuzima, kubera ko kuba mubana natwe n'iby'agaciro kandi natwe tubiha agaciro cyane rwose. Mugumye mubane natwe. Ku bantu batari bakora subscribe bayikore, kuba maze kuyandikisha namwe mugumye mukore like, mukore comment, mukore share. Abakoresha ururimi rw'igifaransa mukande s'abone,
mudushyigikire mukande komante, hanyuma tugumye tubane, kandi ni ukuri muzagenda mwunguka byinshi, kubera ko duhagurutse kugira ngo tubafashe, tubasobanurire, tubabwize ukuri, tubavane hahandi mwari muri, ababoshwe n'abadayimoni, abahambiriwe n'imyuka mibi yose ibaveho, abafite imbaraga za karande, imyuka ibarwanya, abahambiriwe mu buryo butandukanye, baboshwe n'amarozi, abazinzwe. Muri make buri muntu wese n'ikibazo afite, twiteguye kumufasha. Kandi si ibyo gusa, ku bantu batazi ijambo ry'Imana cyangwa se basoma Bibiliya bikabacanga, twabazaniye kubigisha Bibiliya, tukabasobanurira bya bindi mutasobanukirwaga mukabimenya, hanyuma hamwe na Mwuka Wera akadushyigikira, amagambo wasomaga akagucanga, cyangwa se urifuza kwiga Bibiliya kugira ngo hatazajya hagira abantu baza bakakuyobya, buri wese azayisomera umurongo nawe akakuyobya, ukagendera mu kigare ukavuga ati nanjye ni igihe cyo kugira ngo menye Bibiliya, hanyuma nimara kuyimenya nanjye ngire ingingo indengera. Bibiliya irafasha. Na Yesu ubwe muribuka igihe yaterwaga na Satani ubwo yazaga kumugerageza, yaravuze ngo handitswe ngo, na Yesu aramubwira ngo handitswe ngo. Bivuze ngo uyu mwanzi Satani, cyangwa se abakoresha cyangwa se abakorana nabo, udafite imbaraga z'ijambo ry'Imana, nta jambo wibitseho, ndakubwiza ukuri kumutsinda biragoye. Niyo mpamvu rero iyo wibitseho ijambo, hanyuma wagirirwa n'amahirwe ukaba waruzuye Mwuka Wera, biba ari akarusho. Turabakunda rero, abifuza kwiga Bibiliya nimuhejwe, murararitswe, ni karibu. Abifuza gusobanukirwa ibintu bigiye bitandukanye, imirongo itandukanye yo muri Bibiliya, ahereye mu itangiriro kugera mu byahishuwe, duhari ku bwanyu kugira ngo tubasobanurire, tubabwire ese iri jambo ryanditswe bitewe n'iyihe mpamvu, ese uwaryanditse yarashingiye kuki, ese ni iyihe mpamvu yatumye abivuga, tubasobanurire ABCD. Ubuzima kubera iki abavugaga yuko barindiriye kupfa, wasengaga ntibabyemere, wavugaga ntibabyemere, ntabwo bizeraga ko Imana usenga ariyo Mana. Bari bazi ko ari pirate, bari bategereje ko hari ikibanza kukurangiza. Nibyo, hari amarozi bohereje ngo akurangize, ariko Uwiteka akinga ukuboko uraburuka. Hari ihembe bakoherereje, ayiwe Uwiteka akinga ukuboko, ntiryagira icyo rigutwara. Nubwo ryakugezeho ariko ntabwo ryakwishe. Imana ishimwe. Icyagukururukagaho ugiye kugikunkumurira mu muriro, mbazaniye ijambo rivuga ngo incira iruma Pawulo ukuboko. Ayiwe ngo bene gihugu bategereza ko ari bupfe akindutse, ariko ngo bagumye gutegereza babibuze, ngo barahindura baravuga ngo ni Imana. Je kugutangariza nk'abari bakuzi kugiye gupfa, abari bakuzi mu bibazo, ayiwe abakuzi mu bugumba, icyo ni igikururuka. Abakuzi nzari kurya ariko usenga, icyo ni igikururuka. Abakuzi mu bigeragezo bitandukanye, icyo ni igikururuka. Yo ayiwe Penina yagukinye ku mubyimba, hana we, icyo ni igikururuka. Hari amagambo mabi bakwatuyeho yo kukwica, ariko ndagutangariza ngo ntugipfuye.
ubumara buvuyeho. Kubera iki? Uwiteka ariyiziye. Imana ishimwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Ndafashijwe n'ukuri kw'Imana. Ngo bategereza ko ari bupfa akindutse. Bene gihugu ngo nuko babonye adapfuye barahindura ngo ni Imana. Baravuze ngo idaca urwa kibera nubwo yamukijije mu nyanja, ari kumwe n'izindi ngororwa, ari kumwe n'abandi bafungwa. Erega barabizi, bazi ibyawe. Nubwo wabihisha ute, barabizi. Reka nsome ijambo wiyumvire. Ayiwe, ndafashijwe we. Umva, titire y'amagambo ivuze ngo iki? Iravuze ngo incira iruma Pawulo ntiyagira icyaba. Ibyakozwe n'intumwa ibice 28. Turava ku murongo wa mbere tugere ku wa 6. Abafite Bibiliya muyisome, tugendane twihuse. Fata Bibiliya yawe hanyuma dusomane ijambo ry'Imana, hanyuma wumve ukuntu Uwiteka ajya arengera abantu biwe bamutakira. Imana ishimwe. Tumaze gukira tumenya yuko icyo kirwa cyitwa Merita. Bene gihugu batugirira neza cyane, baducanira umuriro, batwakira twese kuko hari imvura n'imbeho. Haleluya. Imvura n'imbeho byari byabanyagiye, byari byabagezeho, bari gutitira. Ayiwe, ariko Pawulo amaze guteranya umuganda w'inkwi, arazicana, insiri iva mu muriro imuruma ku kiganza. Bene gihugu babonye icyo gikururuka kirereta ku gikonjo cye, baravugana bati, nukuri uyu muntu n'umwicanyi, bamucira urubanza. Nurora nubwo yakize mu nyanja, idaca urwa kibera nimukundira kubaho. Ayiwe, ariko akunka umuriro, icyo gikururuka mu muriro ntiyagira icyaba. Ayiwe, babandi bategereza yuko ari bubyimbirwe cyangwa ari bupfe akindutse, ariko bamaze umwanya munini bakitegereje, babona ntacyo abaye, barahindura bati ni Imana. Haleluya. Ijambo rivuze ngo iki? Ngo barategereza. Ayiwe, barategereza ko ari bupfa akindutse, barabibura. Nibyo, ibibazo byawe barabizi, ibigeragezo unyuramo barabizi, bazi ko uri umushomeri, bazi ko nta kazi ugira, bazi ko utunzwe no gusabiriza, bazi ko ayiwe utunzwe no kujya guca inshuro, iyo utabonye ubuhingira ntabwo urya. Ayiwe Mana ya Aburahamu. Hari ukuntu bakuzi, hari igikururuka bari kukubonaho. Oya, ushobora kubupfusha buri gihe, icyo nacyo kikaba igikururuka, bakakwinuba mu muryango. Buri mwaka urapfusha ukagira ngo ni wowe wabishizeho, kandi ni ibyizanye, nta ruhare wabigize. Icyo ni igikururuka. Bakuzi ukiri umwana, none ugize 40, nturashaka umugabo, nturashaka umugore, wa musore we. Icyo ni igikururuka. Barabatese uyu muntu ategereje iki? Bazi ibibazo waciyemo, bakuzurira, bakuzi musengana kanyarira, bakuzi musengana ku misozi itandukanye, mu butayu butandukanye, ariko
bazi n'amasezerano wahawe. Baba Imana yaguhaye amasezerano muri kumwe, baguhanuriye bumva. Imana ikavuga ngo igukoreye ubukwe, bamwe bakajya kubuhamba bakajya kubushingura bati ntabwo tubishaka. Imana yavuga ngo iguhaye inzu, aturiye azaba mu nzu ntakiriho. Ayiwe, wabyara umwana bakavuga turiya mwana azabaho ntakiriho, amarozi bakayatongera bakayakoroga. Icyo ni igikururuka. Ngo bene gihugu bategereza ko Pawulo apfa akindutse, barabibura. Reka nkubwire, nibashake bategereze, nibashake bahanga amaso bakwitegereze. Imana wasenze niyo kwizerwa. Imana wasenze ayiwe ntitererana abayisenga. Bibiliya ivuze ngo iki? Ngo kuko abanshakana umwete bazambona. Ubukire n'icyubahiro biri iwanjye n'ubugingo buhoraho. Imana ishimwe. Bakuzi uri umukene, nta cyiza bakuziho. Bakuzi uri mu bibazo, inyanja igereranwa n'ibibazo. Bakuzi aba musenga nawe mwazamukanye imisozi, mukajya mu butayu, mukajya hehe hose kuri Kizabonwa, za Kanyarira, za Motigari, Pereya Monteni, mu Bugande. Wagiye gusengera ahantu hatandukanye, nibyo barabizi. Bazi ko ufite ubugumba, nibwo bugusengesha. Wagiye mu misozi itandukanye kugira ngo urebe ko Imana yaguha umwana. Barategereza barabaturiya kame, bashyiraho baca n'imanza, baravuga turiya nabyara sinzi. Ayiwe, ko bagiye guseba, babona igikururu. Ariko Mana yanjye mumbabarire mwumvire ijambo, babona igikururuka ku kiganza cya Pawulo, gikururuka sha. Babona uburara, icyo ni igikururuka. Bakavuga ati yasenze ayitatu, ariko ntabwo yasenze ku zindi muhwe, nuko ahubwo yabuze ibyo kurya nta n'icyo kunywa afite, kandi imbabura ntiheruka kwaka. Ayiwe, ariko mwabaye mute? Icyo ni igikururuka. Wari ufite akazi karahagarara, icyo ni igikururuka. Witwaga umugabo, wahabwaga ijambo, none usigaye witwa amazina nka ya tunyamaswa ntavuze. Wari umugabo sha, umugore asigaye akureba akagucira mu maso, hati nkaho uri umugabo cyangwa uri igiki. Icyo ni igikururuka. Ariko ndagutangariza ngo Imana ije kuguha akazi. Icyo gikururuka bamware, yongera guha ijambo, wongera witwa umugabo nk'abandi. Nuturuka ku kazi uje mu rugo, bavuge bati dadaraje. Ntabwo bazongera kuvuga ngo cya papa kiraje cyangwa cyane abana, bitewe n'uko nyina yabagucometse sha. Uwiteka yitamurura mu nkingi y'igicu. Haleluya. Uwiteka aje kwitamurura. Bategereza ko ari bupfa akindutse. Barabati mu nyanja, nubwo bayinyuzemo, nubwo banyuze mu bigeragezo, nubwo bari kurohama bagapfiramo, ariko ntibapfuye. Bazana ibintu bya nyirarureshwa, babacanira umuriro sha. Hari igihe umuntu uza uvuye uri mu bibazo yakubonerana akavuga ati umva, reka nguhe bibiri ujye kureba ukuntu wigenza, wenda niba urira ijoro urye, ariko ntabwo uba uzi ko ejo uzarya. Kubera iki?
akuzi ko uri umushomeri, akuzi ko ufite igikururuka, akavuga ati ariko nubwo kari burya iri joro, ejo ho umva nishaka izamukindure. Tupaya sikamando Jesi nini waya sikamora ya shayinimo. Umva hari ukuntu bakuzi ngo bategereza kari bupfe, hari abategereje kugomba gupfa, ariko reka nkubwire ngo nta rupfu ruhari. Hari abategereje kutazabyara, nibyo barakuzinze, ariko Uwiteka ajya azingura abantu. Hari amavuta hari yo kukuzingura, tukagusengera tugategeka ibyo bizingo bikakurekura mu izina rya Yesu, ukakira nawe ugashingirwa nk'abandi, nawe ugakora ubukwe nk'abandi, ababyeyi bakishima, ikirori kikaba. Bupfuye kangahe wa mukobwa? Oya, haje abagabo nawe ugashingirwa nk'abandi, nawe ugakora ubukwe nk'abandi, ababyeyi bakishima, ikirori kikaba. Bupfuye kangahe wa mukobwa? Oya, haje abagabo bangahe kukurambagiza, ndavuga abasore, baje ari bangahe, bamaze kuba 15. Umaze gutegura ubukwe inshuro zigera muri 7 bupfa, ariko reka nkubwire ngo ntabwo buzongera gupfa, bupfa ku munota wa nyuma. Icyo ni igikururuka. Bategereza kari bupfa kindutse, barangije ngo nyuma barahindura, baravuga ngo ni Imana, bagiye kubona ubukoze, bavuga ati nukuri uriya mukobwa yarindiriye Imana, uriya musore yarindiriye Imana, nibyo yavuganye nayo. Bavuga bati nukuri twagiye no ku musozi bamuhanurira twumva, baba ati turi i Kadeshi y'i Baruneya, turi ku mazi ibyumba, bamuhanuriye twumva kazabukora, birabaye. Bagiye kubona imodoka mu muhanda zigenda, ujya ku murenge ujya gusinya, ariko mwabaye mute? Bagiye kubona padiri guhesha umugisha cyangwa pasiteri. Kubera iki? Warihanganye, wihanganira mu bigeragezo, wihanganira mu magambo bakuvuze, wihanganira mu gasuzuguro bagusuzuguye, ariko uguma ku ijambo. Hana ntabwo yacitse intege, nubwo Penina yamutukaga, avuga ati winkorera ku bana wantuza we, urankorera ku bana wabyaye bawe, ese nkawe uri umugore cyangwa uri igiki? Ese waje gushaka cyangwa waje guca umuryango? Niki cyakuzanye? Hana karira amarira kagwa, umusego wahoraga wuzuye amarira, kuraho hantu ushireho izina ryawe. Haleluya. Icyo ni igikururuka. Ndagutangariza nkubwira ngo ibikururuka byagukururukagaho kuva uyu munsi bigiye kurangira, bagiye gutangaza, nawe ubwawe ugiye gushima, bagiye kumva amashimwe yo kuvuga ngo Imana yarabikoze. Muzi ndi umushomeri ariko ubu mfite akazi, muzi ntabyara ariko ubu mfite umwana ndi ingumba, muzi nakora ubukwe bupfa buri gihe, ariko ubu ngubu noneho byemeye bugomba kuba. Bagiye kubona save the date, ariko Mana we ndanezerewe. Igikururuka kigiye gukurwaho, ngo bategereza bene gihugu sha, baravuga ati Paulo we umva ko wigenje ugaca muri iriya nyanja n'abandi mwari kumwe, nibyo imvura yabanyagiye, si ibyo gusa n'imvura yarabanyagiye. Imvura isobanuye ibigeragezo, ayiwe, ariko Mana imbeho bahindaga umushyitsi, ubwoba bwari bwose,
Satani hari ubwoba yaguteje, usigaye wikanga, wumva n'umuntu atambutse ati ndapfuye we nikize kundangiza. Wakumva umuserebanya uratonagiye muri parafati yiwe ni bya bindi bohereje noneho barandangije. Wumva ipusi itambutse ku ibati uti noneho amabati barayapfumuye, noneho ndabigenza ute? Reka nkubwire, wumva amajwi akongora akubwira ati ubuzima ubayemo ntabwo ugomba kugumya kubabara, genda wimanike. Oya, hari ubwoba bukwa ayiwe ndimo mishirirwa umuntu. Ujya wumva ijwi iyo uri kugenda mu muhanda rikubwira ngo jya mu muhanda mo hagati imodoka ikugonge n'ubundi ntacyo umaze. Reka nkutangarize ngo ayo majwi y'abadayimoni kuva uyu munsi agiye guceceka. Tera intambwe uhura n'umuhanuzi, uhura n'umukozi w'Imana wasizwe, Dr. Apostle Nkundabose Happy, agukoreho, agukozeho ikiganza cy'Uwiteka gusengere. Imbaraga zitwika abo badayimoni, amavuta akora ibitangaza ku buzima bwawe, hanyuma wakira ubutsinzi, ntuzongera kuryumva habe na gato. Ntabwo bikubayeho rimwe, ni inshuro nyinshi. Oya, iyo uryamye nijoro urota ibikuniga, ayiwe urota uri guhinga, wasubiye mu cyaro uri guhinga, ufite isuka uri guhinga ibijumba, uri kugira gute, uri gutabira, urota ibigutema, urota ibikwirukansa, za karande zikumereye nabi zo mu miryango y'iwanyu. Tera intambwe ngusengera iyo myuka ikurekure katika kwa jina la Yesu. Ayiwe ngo bategereza kari bupfa kindutse, barabibura, barahindura ngo ni Imana. Bazi ayiwe urarushigagurika. Iyo uryamye n'uburi hamwe urarushigagurika. Reka nkubwire ngo ibyo bigomba guhagarara. Tera intambwe uhure n'umuhanuzi, urebe ayiwe nibyo wivuga ngo hari abo twahuye, nibyo mwarahuye, ariko ujye umenya ko hari original hakaba na pirate. Ibisasagirana byose si zahabu, ariko nugera ku muhanuzi w'ukuri uzabona itandukaniro. Mpamagawe nka Eliya kugira ngo ndengere ubwoko bw'Imana abatsikamiwe n'imbaraga z'abadayimoni, bafite ibibazo bitandukanye ndabasengera bigasubizwa, abafite ubugumba ndabasengera bakabyara, abafite ubushomeri ndabasengera bakabona akazi. Ubuhamya burahari. Sengera abarwayi bagakira. Mutera intambwe. Ese ukeneye kumva cy'Imana ikuvugaho? Tera intambwe. Imana yaduhaye amavuta, ntabwo nta mazi yadushiriyemo, hari amavuta akora ibitangaza. Tera intambwe. Ntabwo ari yandi abantu bari kujya gucisha we bakajya kugura. Ntabwo ari olive oil, oya, ntabwo ari ubuto mvuga, ntabwo ari igikotori, ntabwo ari amamesa. Ndavuga amavuta y'umwuka wera, ndavuga imbaraga z'umwuka wera, ndavuga impano za mwuka wera zikora imirimo n'ibitangaza. Impano ni nyinshi z'umwuka zirahari, ureka bajya kubishakisha babigura. Oya, musenga Imana ibaha amavuta, ariko musenga Imana ibaha ubutware bwo gutegeka abo badayimoni. Mureka kujya kwirirwa muzenguruka ngo muri gushaka amavuta. Tera intambwe, witindiganya. Ejo sahawe, uyu munsi niho hawe. Imana ibambera umugisha, ndabakunda cyane. Narinzanye ijambo rivuga ngo ibyagukururukagaho kuva uyu munsi bisizweho iherezo mu izina rya Yesu. Shalom shalom, ndabakunda. Ni Dr. Apostle Nkundabose Happy. Hanyuma mugumye mubane natwe, mudushigikire, tubane mu biganiro bigiye bitandukanye. Mwiyandikishe, hanyuma mukora subscribe, mukora share, mukora like, mukanda comment, mukanda s'abonner ku bakoresha igifaransa.
hanyuma mugumye mubane natwe, kandi ibyiza turabibifurije. Ikiganza cy'Uwiteka kigumye kibomeho, imbaraga n'amavuta bituruka ku mwami Yesu bigumye bibatwikire. Hanyuma turi mu rugendo rujya hehe? Mu ijuru. Haleluya. Dusonge mbere, nta mpamvu n'imwe yo gusubira inyuma. Imana iduhana umugisha. Murakoze kandi nukuri turabakunda kandi murabizi, tubahoza ku mutima. Imana iduhaye amavuta yo kubasengera, abarwayi bagakira, badayimoni bakabarekura, indwara zitandukanye zigahagarikwa, zikava ku buzima bwa buri umwe wese. Umva ibyifuzo by'abantu tukabisengera bigasubizwa, imirimo n'ibitangaza. Mbonye Imana inkoresha ibikomeye, indwara zikomeye zananiranye, abantu bavuga batese birashoboka ko zakira, baragiye kwa muganga impande zose byaranze, baraguze imiti, baragize gute bikanga, nabasengera bagakira. Mbonye Imana ikora imirimo n'ibitangaza, mbonye ababashwe n'abadayimoni babarekura. Haleluya. Mbonye, haleluya, abohererezwa amahembe, musengera ihembe rikamurekura. Kubera iki? Hari imbaraga z'Imana. Ukeneye kumva